ikaze nanone kuri iyi channel. Niba uri mushyashya muhaye ikaze noneho cyane kurushaho. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo umuntu ashobora gutegura pancakes ariko noneho zikoze mu mineke. Ntago umuntu ashyiramo isukari mu mwanya w'isukari, ugashyiramo umuneke. Ni umwe mu bantu bankurikira wansabye kuba nategura izi pancakes muri ubu buryo. Rero nibyo tugiye kurebera hamwe uyu munsi. Niba utarakanda subscribe ubikore, hanyuma undi tujye tugendana. Rero mu byo turi bukenere ndakenera udukombe two gupimisha, ndakenera indimu, ndakenera kandi baking soda, ndanakenera amata, ndakenera amagi n'imineke ibiri, hanyuma baking powder ndetse na vanilla sugar kugira ngo gusa pancakes zacu zize kuba zihumura. Ni ibingibi ndi bukenere mu by'ukuri. Rero ndatangira nshyira ka vanilla sugar mu kintu ndi buvangiremo. Ndanapima baking powder akayiko gato. Aka kantu ndi gupimisha hariya munsi hapima akayiko gato, iyo wujuje ukageza hejuru nibwo biba upimye ikiyiko kinini. Ndapima rero akayiko gato ka baking powder. Hanyuma nkashyire n'ubundi muri cya gikoresho cyo kuvangiramo. Kubera rero indimu niyo mpamvu turi bukoreshe baking soda. Baking soda ikorana cyane n'ibintu nakwita by'amaside. Wenda ukoresheje nk'amata y'ikivuguto cyangwa ukoresheje indimu, nibwo baking soda igira akamaro ko kubyimbisha ibyo utetse, ariko noneho ikaba inagira n'akamaro kenshi. Ni nziza ku mubiri, uba usanga bimeze neza kuyikoresha mu mitekere. Rero mubonye ko mberetse agakombe n'agace k'agakombe, 1 cup and half a cup. Ubwo ni igikombe n'igice cy'ifu y'ifarini. Uba ari ifu yuzuye, ukirinda nyine kuyitonda kugira ngo birenge hariya umunwa nyine w'igikombe ubugeze. Hanyuma rero ndafata izi ingredients ziri sec cyangwa se zumutse, hanyuma nzivange. Ndaza no gukora ibindi bisukika, amata, ibiki, nabyo ndabivanga ukwabyo, hanyuma mbone kuza kubivangamo hano muri iyi fu. Ya mineke ibiri rero ndayishyira muri blender, hanyuma mpite nsukamo amata. Gapima nka 1/4 cya litiro. Urabona ko ino blender igiye ifite nyine imibare ku buryo ibikwereka ibyo usutsemo uko bingana. Urebe hano uri kubona ko birarengaho gato, ariko ni muri 0.25. Ni ukuvuga ngo ni mu irobo, ahubwo ni mu irobo. Uvuga ngo ni 1/4 cya litiro y'amata na mineke ibiri, hanyuma nyine tukabiblendinga. Ubwo nibyo bipimo nakoze biri buhwane na yifu nari nakoze. Rero ndabisukamo, hanyuma nshyiremo n'aya magi abiri. Nshyizemo n'amagi abiri, hanyuma ndahita nshyiramo n'indimu, ikamuriramo yandi. Gusa indimu ari baking soda ushobora kutabikoresha ukabyihorera. Uramutse ntabyo ufite wakoresha ibi bindi nyine, indimu ukayihorera. Hanyuma rero ndabivanga neza na mixeri, ariko ushobora gukoresha n'umutozo ukabivanga nyine kugeza ubwo uru ruvange ruba rumeze neza.
urabona ko rero bimaze kunoga, bimeze neza. Ubu ngubu igihe kirageze noneho cyo kuba umuntu yatangira gutegura za pancakes. Ukoresha rushe, byaba byiza ufite nka rushe y'isosi iba isa nkaho ifukuye cyane, akaba ariyo wakoresha, usibye ko n'ikindi waba ufite cyose kibasha kuyora wagikoresha. Hanyuma rero ugashyira amavuta make ku ipanu. Ikindi nababwira ni uko uramutse ushobora no gukoresha bleu-band, ugafata bleu-band yashonze, hanyuma ukayivangamo muri ino pate twakoze. Hanyuma rero iyo umaze gushyira amavuta make ku ipanu, ureyora nyine na ya rushe ugasukaho, ariko wirinda gusa nkaho ukwirakwiza hose. Iyo usukiye rimwe, y'ubwayo ino pate igenda yikoramo aka kantu nyine mubona kameze nk'akazeru, ariko iyo ubikwirakwije hose bituma nyine forume hari igihe iza itameze neza. Rero nibyo bituma uza kubona nyine udupancakes dukoze nyine tumeze nk'utuzeru. Hanyuma rero ugenda nyine uteka ku muriro muke cyane ushoboka, hanyuma ugahindura nyine ugateka no ku rundi ruhande. Urabona ko aka pancake kuri rwa ruhande twatetse mbere harasa neza, bimeze neza cyane. Utetse ku muriro muke nyine ugakomeza ugenda ucunga kugira ngo bitagushirirana. Ko ku rundi ruhande naho hameze, murabona ko naho harasa neza, hatangiye gufata ubushyuhe. Hanyuma rero iyo umaze kubona pancake yawe yahiye neza, icyo ukora ni ukuyarura ukayishyira nyine ku isahane cyangwa ikindi waba wateguye cyo kwaruriraho, hanyuma ugakomeza gutya nyine ugenda uteka n'izindi. Ariko kubera ko amavuta nanashyizeho mbere asa nkaho akiriho ku ipanu, ntabwo nongeraho andi mavuta, ndateka akandi pancake ka kabiri nkoresheje ya mavuta asa nkaho yari yasigaye ku ipanu. Kubera yuko natekerezaga yuko isukari yo mu muneke yaza kuba nyine ari nkeya ugereranyije no kuba washyiramo indi sukari isanzwe, niyo mpamvu ntiriwe nshyiramo umunyu. Navuze nti reka twumve uko byaba bimeze haramutse nta munyu urimo, nyine washyizemo umuneke gusa nta yindi sukari wakoresheje. Ushobora kugenda wegura gutya nyine ukoresheje aka gasipatiye, noneho turiya tuntu tugiye tumeze utu tububbles, utu tuntu tw'umwuka tugiye turimo, ukagenda nyine ugerageza kutugabanyamo. Hanyuma pancake yawe ukayihindura ugateka no ku rundi ruhande. Umaze kubona rero imaze gushya neza, nayo urayarura. Hanyuma ukaba noneho wakongeraho andi mavuta makeya ku ipanu, kubera yuko yandi asa nkaho amaze gukama, ukongeraho utuvuta dukeya. Nuko nyine ukomeza, nta kidasanzwe, ukomeza uteka udupancake twawe, ugakoramo udupiyese nyine duhanye nuko ino pate wakoze ingana. Turanatubuka, usanga ushobora guserva abantu benshi nyine pancakes zawe wateguye, kandi ntabwo bigora.
ubikomeza gutya rero kugeza ubwo ubonye pancakes zawe zatunganye. Murabona yuko zatunganye nyine havuyemo udupancake twinshi, rero ukaba waba ufite n'icyayi, niba ari breakfast nziza cyane. Pancakes kandi kuzikora biba byoroshye nk'uko mubibonye, icyangombwa ni ukumenya kuzirikana gukora ibipimo neza kugira ngo zize kuba nyine zitetse ku bipimo bimeze neza. Ndabashimiye cyane rero kuba mwakurikiranye uko natunganyije izi pancakes ariko zikoranyemo n'umuneke. Naho ubutaha yari njyewe Udahogora Vanessa. Peace, bye bye.